Yes, ndabasuje neza cyane kuri uyu mugoroba mbazaniye andi makuru yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka tubanze dutangire kuri iri jambo kuko ryanejeje. Ni ijambo ry'umugabo bita Amavugo Peace. Yagize ati rwose mwebwe abanyekongo mwafashe intwaro mukaza kwifatanya na za FDLR mukaza kwica abana b'abanyamurenge, ndagira ngo mbabwire ngo ntimugashyigikire ibyo bintu by'abantu bose babashuka, nimushyire intwaro hasi muze dufatanye, mureke kuza kwica bagenzi banyu kuko turi umwe, deni noneho twubake igihugu cyacu. Iryo ni ijambo ry'Amavugo Peace nkunyuremo muri make yavuze, ariko yarivuze bigendeye kuki? Yarivuze hamaze kwicwa abarundi benshi cyane biciwe mu kigo cy'ishuri bari bihishemo. Aba barundi kugira ngo bajye kwihisha muri iki kigo cy'ishuri bari bagezemo gute? Abarundi bagiye kwihisha mu kigo cy'amashuri, bajya mu ishuri barangije babiciramo. Kugira ngo babice byagenze gute? Nibyo ngiye kuza nkubwira neza akantu ku kandi. Hagati aho nanone rero ndakubwiza ukuri yuko ariko so abarundi buriya ntago bari bagiye gufata isomora, bari bagiye gufata isomo nimba batari bagiye kwiga cyangwa se kugira gute. Turaje tubirebere hamwe neza. Hagati aho nanone reka nkubwire neza yuko muri izi ncamake ngiye kukubwira uburyo ki igihugu cy'u Burundi kimaze kwakira indege yamaze kwinjira mu gihugu cyabo. Indege za drone simwe ahubwo nebyiri. Izi ndege zikimara kugeramo hariya zakoze iki, ndetse nanone izi ndege zatwaye iki, ndetse kandi nanone igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba kibyitwaramo gute. Ibi byose ngiye kuza mbikubwira. Ndetse nanone hano ndaje nkubwire neza mu makuru arambuye, ndakubwira neza yuko mu mikenke burya ibintu byamaze kuba bihinduka bigahindura isura. Nukuvuga ngo nyuma yuko hano bafashe mikenke bagafata rwitsa nkuku, ibikorwa by'agatangaza bikagera hano za Baraka, ibindi bikorwa nabyo byakataraboneka bikaba biri kubera hano kuri Baruta. Ubu tuvugana byifashe bite? Aho ngaho tukigera kuri Baruta hita utekereza agace bita Puezero. Ubaka gace bita Puezero ibyako bimeze bite? Ibi nabyo ngiye kuza mbikubwira neza cyane ibyuko muri Puezero bimeze. Abantu benshi bari kuvuga ngo Puezero tayari ngo yabaye tombe, ngo Puezero ngo tayari ngo intare zasaramwe ngo zamaze kuyinjiramo, Puezero ngo ebwana ngo urugamba ngo rurakaze cyane. Ariko nanjye reka nze aka kanya nkubwire ibyaya makuru nivaniye hano kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Byose rero hano ni kuri byose hano uri kumva ni hano kuri Raderiniyari TV. Ibi byose ngiye kuza mbigusobanura neza akantu ko kandi ingingo yumvikana. Byagenze gute rero? Mbere yo kugira ngo nkuramburire aya makuru yose nyakugezeho, banza umaking sure yuko bakoze kuri subscribe ndetse wakoze kuri like. Byose ndagenda mbikubwira neza cyane, ndetse kandi ibindi nanone bizajya biza buri iyo wakoze like ugakora subscribe, byose bigenda bikugiraho neza ku gihe. Ingingo zumvikana zose ugenda uzifata mu bambere ijambo kurindi. Hagati aho rero kubera ko muwampaye like ndetse na comment byose na subscribe, nanjye reka nze mbagezeho amakuru yiri kubera ahanga kuri ubutaka. Natangiye nkubwira nti mu by'ukuri ku munsi w'ejo nijoro ku isaha y'isa 7:06 niho ibintu byabaye bibi cyane. Mu gihugu cy'u Burundi haba ikikango gikomeye. Abarundi barikanga baravuga ati ese noneho ibi ni ibiki bibaye? Ese noneho ni iki cyaba kigiye gukurikira? Byari bitewe n'iki rero? Byari bitewe n'indege ebyiri zahinjiye mu buryo budasobanutse, mu buryo zidafitiye uburenganzira. Noneho izi ndege ziragenda zizenguruka hejuru y'ikigo cya ka base militaire. Izi ndege zirakomeza ziragenda zizenguruka no ku kigo cya polisi. Izi ndege zirakomeza ziragenda ziza no kugera hejuru y'ikibuga cy'indege. Izi ndege icyari gitangaje nuko zari zifite icyo bita infrared cyangwa se icyo twakwita laser weapon. Nukuvuga n'utuntu dufasha, naje kumenya amakuru yuko utari utuntu dufasha gufata amashusho ndetse n'amajwi mu gihe cy'ijoro. Nukuvuga ngo amakuru muri rusange kugira ngo bimenye neza cyane, izi ndege zari z'ubutasi, zari zigiye gutata. Izi ndege ntizarashe, ntizakoze buri kimwe ikindi cyari cyo cyose, ahubwo izi ndege icyo zakoze zo zagize gutya zifata ibyo zifata zirigendera. Ariko nanone bari bazivumbuye, nta n'uwanazirashe, ariko mu kuzivumbura
zigenda zijyanye ibyo zagombaga kujyana. Abarundi rero basigara mu cyikango gikomeye. Ubu tuvugana ndakubwiza ukuri ko abarundi bari kuvuga yuko ari mu 23 iri kongera gutagetinga ikibuga cyabo cy'indege ndetse n'iki kigo cya kabaze militeri, ko aha hose ariho bari gutagetinga. Ubu bwirinzi babukozeho, reka sinakubwira, bakajije abatekinisiye bahariya mu kibuga cy'indege, nibo bari guhura n'igitutu gikomeye cyane. Bari kubabwira ati mugire vuba vuba na bwangu, mukora ibishoboka byose, mumenye neza nimba nta kintu kigiye kutubaho gikomeye cyane. Kandi nanone abashinzwe umutekano bayihutiye mu kigo cy'ubutasi, barababwira ngo nibiba ngombwa mugurishe buri kimwe cyose, mugurisha imikeke, mugurisha amavuka, mubona amafaranga yo guhereza abatasi bagende bajye gutata, bazana amakuru y'ibigiye gukurikira nyuma y'izi drone zinjiye hano muri iki gihugu cyacu mu buryo butazwe. Ngayo nguko rero igihugu cy'u Burundi nicyo cyikango birimo. Hagati aho rero reka duhite dukomereza ku ngabo zabo ziri guhura n'uruva gusenya mu buryo bukomeye cyane. Izi ngabo zabo ziri guhura n'uruva gusenya mu buhe buryo? Uburyo rero izi ngabo ziri guhuramo n'uruva gusenya, reka nkubwire yuko izi ngabo, mbere yuko nkubwira ririya jambo nakubwiye, izi ngabo kugira ngo zijye kwicirwa hano ku kigo cy'amashuri ubundi byatewe n'iki? Kiri hano hafi no mu Minembwe. Izi ni ingabo zigera kuri 20 zirenga ziciwe ku kigo cy'amashuri cya Minembwe. Izi ngabo zishwe mu gihe cya mu gitondo, mu masaha ya mu gitondo saa moya gutyo, saa 12 niho babishe. Wakibaza ngo ni bande babarituye? Abangaba rero barituwe mu buryo ki? Aba ni ingabo z'abarundi zari zoherejwe kujya kwinjira mu birindiro bya M23, noneho ku manywa y'ihangu ndakurahiye, mu birindiro bya M23 twirwaneho. Mu by'ukuri iyo twageze hariya mu Minembwe biba byabaye buriya twirwaneho M23, ahubwo nuko dukunda kuvuga ngo M23 ikaze imbere cyane, ariko buriya hariya biba byabaye twirwaneho M23. Aha rero bagerageje kwinjira mu birindiro bya M23, intare zasarambwe na M23 n'amadubu, bakora igishoboka cyose, barangije ibi bitero babisubiza inyuma. Mu kubisubiza inyuma ibi bitero, aba barundi bahungiye mu kigo cy'amashuri cyari kiri aho ngaho, bagerageza kwihisha hirya no hino. Intare zasarambwe n'amadubu babirundiraho icyarimwe, barabazenguruka mu kigo cy'ishuri, barababwira ngo tubahaye gasopo, ni mumanike intwaro tubafate tubajyane. Nabundi ako ko kubafata bakabajyana ninjye ukishyiriyeho. Ariko mu by'ukuri iyo bakubwiye ngo manika amaboko, iyo bakubwiye ngo umanika amaboko, baba bashatse kuvuga ikinyine manika amaboko nyine baze bagukubita ipingu bakujyane. Ibyimbunda ushyire hasi, ntugire gute, ntuyifate. Aha rero icyaje gukurikiraho, abangaba banze kwinanya, bavuga ati twe tuzapfa turwana aho kugira ngo tuzapfe nk'imbwa tumanitse amaboko, ntibishoboka. Aha ngaha nahise mvuga ati tuzi ko burya umusirikare burya tabatinya gupfa. Ngewe nirirwa ntinya gupfa, mvuga ati nyagasani ndasitaye, noneho ndapfuye, mwe icyayi kiranyokeje ngo ndapfuye ndahiye, iki niki inzara irandiye ati ndapfuye mwakabyara mwe. Ariko umusirikare we reka, uyu we ni umusirikare. Aba ni abasirikare b'abarundi bavuze ati twebwe tuzapfa turwana, nta mpamvu yo kugira ngo twebwe tumanike amaboko. Aba basirikare ewana bahise bakura mu mbunda zabo, barakokinga urusaku. Murabizi neza ko iyo bakokinze imbunda, kwa kundi bakurura akantu kumva birakatse ukuntu, kumva amasasu yigize ukuntu aripanze, buri umusirikare uri hirya wundi bahanganye, ibyo bintu yabyumvisha, amenya iyo yumvishije iryo jwi, uwo musirikare ahita amenya ikigiye gukurikira, ahita amenya plani y'uwo musirikare agiye gukurikizaho. Nimba acomowemo magazine tayari arabyumva, iryo jwi ahita amenya icyo risobanuye. Nimba ayicometsemo ayisubijemo, nabwo ahita amenya iryo jwi icyo risobanuye. Nimba akokinze gutyo, nabwo ahita amenya icyo bisobanuye. Nimba acecetsemo gakeya maze nyuma y'ibyo bikorwa, ahita amenya icyo bisobanuye, ahita avuga ati iki nicyo kigiye gukurikira. Aha rero abasirikari batwirwaneho mu 23 bamenye ikigiye gukurikira, barangije baravuga ati urugamba rugiye kuba mwoka byaramwe, urugamba ruraje, nimureke
abo turi kubwira ngo bamanike amaboko mureke tubahe ibyabo tayari koko mu kanya gato nk'ako guhumbya aba basirikari bakuye y'imbunda baraza ngo bagiye kwataka ngo barwane ngo barebe uburyo ki basohoka ngo bacike kuko inyuma y'icyo kigo cy'ishuri hari ahantu hari umuhanda hasa naho hari uduti tumeze ukuntu duke nk'uko amakuru abimbwira. Ahangaha icyaje kubaho aba basirikare bari bategereje imodoka iri buze kuza kubatwara. Iyi modoka rero yari bubatware yo yategereje igiye kumva yumva urusaku ahubwo rwinshi rw'amasasu bari kuyamisha aho muri icyo kigo cy'amashuri deni bo bahita batsa imodoka barigendera. Abo basirikare batwirwaneho bo baje kumva urundi rusaku rw'imodoka igenda barebye babona ivumbi ririmo riratumuka bavuga ati iriya niyo yari bategereje kugira ngo ibareskinge cyangwa se ibatware. Biza kurangira rero abo bose bari bagerageje kwataka ndetse bagerageje no kwanga kumva amabwiriza yayo bari bahawe ati mumanike amaboko birangira icyababayeho nyine ari iki namwe muracyumva deja tayari intare za Sarambwe ziba zibakatishirije itikerekeza iwabo wa twese. Abarundi binangiye banze kuva kwizima neza kugeza ubwo bari no kujya kwataka mu gitondo. Hagataho nanone rero reka twerekeze hano ku musozi wa Baruta nyuma yuko ibintu bikaze cyane biga bigakomera. Reka nkubwire ukuntu M23 twirwaneho iyi Baruta ubundi kugira ngo bayifate. Ubundi byose byahereye mu mikenke ibirafashwe. Mikenke ifashwe hakurikizaho rwitsa nkuku mbere yaho gatoya nibwo twumvishije ibitero bya Baraka byabaye akasamutwe. Nyuma yaho hahita hakurikiraho iyi Baruta. Uyu musozi wa Baruta rero reka nkubwire burya kugira ngo ufatwe ukuntu byagenze. Ni ukuvuga ngo ni umusozi mugari munini cyane. Urabona wenda nk'abantu bari kureba inyuma kuri background kari agasozi kari hariya hakurya murabona ko gasa n'agaturuka mu kabande ukuntu kakazamuka hejuru hariya bari abantu bari kunyura. Urabona yuko hasa nahirambuye ukagera hirya inyuma yari amazu naho hakongera hagacurika. Mbega ni umusozi umeze uzamuye uri hejuru cyane ugize gute ariko munsi uzengurutswe n'ahantu wagira ngo ni nk'ikibaya hose ari nk'ikirwa kiri mu mazi. Noneho rero ikintu cyaje gukurikiraho ni iki rero. Ahangaha haje kuzamuka abasirikari ba FARDC benshi cyane bazamuka hejuru basanga abawazarendo bacukuye y'indake imiringoti ibiki byose. Noneho abarundi birundirayo ku rwego rukomeye cyane mu kwirundirayo ndetse bari kumwe n'abawazarendo FARDC. Ahangaha M23 igerageje kuzamuka ngijeyo bayimishaho urufaya rw'amasasu baramanuka bongera basubira hasi. Bahera mu gitondo bagerageza kuzamuka biranga nimugoroba biranga. Bigeze nimugoroba nko mu masaa 8 igihe igikorwa cyabereye nibwo baje kugira gute nibwo baje kwiga tekinike babwira General Sultan Makenga baramubwira ati ibi bintu byo kuzamuka hano hejuru rero biri kwanga ntago biri buze kuza gushoboka bitewe nuko hano kuhazamuka ngo tugire hariya hejuru kuri ya musozi ibintu bimeze nabi cyane. Aba basirikari bakajije umutekano ku rwego ruri hejuru. So icyaje gukurikira rero niki General Sultan Makenga na bagenzi biwe icyo bahise bakora bahise bicara bariga baravuga ati rero ikintu tugiye gukora kuva mwagerageje kubataka muse n'abasubira inyuma ho gatoya mubereke yuko mubahaye agahenge ariko mushakisha uburyo ki mugenda mu taking cover murye za kavari nimurangiza mwihisha aho hafi. Nimumara kwihisha aho hafi ikigiye gukurikira ni iki rero mugiye kumva urusaku rw'ibiturika rw'akataraboneka namwe murite muzamuka byihuse nyuma y'iminota mike cyane. Nyuma y'iturika munyuze mu iminota 30 mujye mwabona kuzamuka. Aho hantu hari harimo umutego w'akasamutwe. Abasirikari basubiye inyuma berekeza aho baturutse mu kwerekeza inyuma aho baturutse bakimara kwerekeza aho baturutse nyuma y'iminota mikeya drone zigera muri 3 nizo zaje ziraharasa zirahatumura umva ni kubivuga nkaho byabaye none ni ku munsi w'ejo nimugoroba nibwo byabaye kuko Baruta yafashwe mu ijoro. Zirabatumura FARDC zirabice zirabarasagura zirabaturitsa ndetse n'abawazarendo bose n'aba FARDC abarundi bose zibagira umuyonga. Aho ikintu cyaje kuba nk'abantu mwe FARDC yahuritse baricwa batabaza umusada haza kuza umusada w'abarundi. Umusada w'abarundi niwo waje kuza rero ariko noneho
indege zikimara kurasa zahise zigendera. Hacamo iyo minota 30 nari nkubwiye, abari bari kuri uwo musozi baratekereza baravuga ati barigendeye, ibikorwa byabo barabirangije, nta kundi nyine reka twite ku nkomere zacu, ku bapfuye n'iki. Mu gihe bari kwita kuri izo nkomere bareba ngo byagenze gutya na gutya, ngo byifashe gutya na gutya, ngo turabagenze gutya, bari mu gahinda bagenda bareba bakomeretse bajya kubaha ubutabazi bw'ibanze, Mana Nyagasani ishobora byose. Ubwo abandi bari batangiye kuzamuka umusozi, ya misozi bari kubarasiraho, mu gihe bari mu gihirahiro n'iki bavuga ati se ntizigaruka gute na gute. Abasore b'intare za Sarambwe bari bamaze kusaroundinga umusozi bawuzamuka nk'ikisi. Sinzi uko nabikubwira, nka kwa kundi hari ibimonyo njya mbona byurira igiti bikurira ibiti bikazamukamo hejuru vuba vuba, ubona biri kwiruka nka bizita furumi, ibintu nk'ibyo ziba zizamuka byihuse cyane bijya kumera nk'intozi. Ibonye nabo niko bari gutondagira umusozi bazamuka biruka, barangije begera hejuru, bamaze kwegera hejuru bahita babicokamo nabo barabarasa. Bazana imbunda bafite ama AK47 n'amamashini gana bishyirize hamasasu hano gutya imishumi biki byose, bagashyira urutoki mu mbunda muri za twiga ntibarekure, za automatic weapon nizo zari ziri gukora aho ngaho. Abana barabaturaguritsa baruta baba bayicotsemo neza, barangije banayigumamo basanga hari n'umunara tayari. Aha rero nagira nkubwiza ukuri uko haje kuza umusada w'abarundi bari batabaje. Uyu musada w'abarundi rero ukimara kuza icyakurikiyeho, uyu musada bawurashe uko M23 bayirasagaho igerageza kuzamuka, niko naho ngaho nabo babarasha abo barundi babarasa nabo bari kugerageza kuzamuka. Ewana bakurasa ikitwa abarundi barahatesekarira ku rwego ruri hejuru, barahapfira. Babonye bitari bworohe baravuga ati dusubireyo, hano igihugu cy'u Burundi cyakumva twese twanashize. Komanda yahise ategeka ati dusubireyo. Ariko ubwo iyo mirwano yabaga, iyo yabaye ku munsi w'ejo, ejo rwose ni mugoroba. Noneho ubwo iyo mirwano yabaga, icyaje gukurikiraho nuko amasasu bari kurasanira aho ngaho yageraga akajya kugwa muri Poezero. Ubu tuvugana nk'uko nabikubwiye Poezero, ubwo rero niho twerekeje. Poezero ikintu gihari ni ukuvuga ngo Poezero ubu ntago irafatwa. Poezero ntago irafatwa, ariko ifatwa ryayo riracyacanganyemo ukuntu. Nubwo rigicanganyemo ukuntu, ariko turategereje ngo tumenye neza eske biraza kugenda bite, birarangira gute. Ariko M23 kuva yafashe uriya musozi wa Baruta, yewe we Poezero nabo bahora barwanira buri munsi, buri saa, buri segonda. M23 iri ku musozi uri strategique, ubereye neza urugamba rwo kugira gute, rwo kwakwanyirizaho urugamba, niko nabivuga. So rero hagati aho mu by'ukuri ndumva ayo makuru ariyo narimba afitiye kuri uyu mugoroba. Ariko reka mbanyuremo muri make kuzi yandi makuru nagerageje kuba nagerageza kubona dusoza cyane twirukanka. Reka nkubwire yuko aha muri Plaine de la Ruzizi, iyi Plaine de la Ruzizi mwari muheruka kuyumva. Iyi Plaine de la Ruzizi ingabo z'abarundi zagerageje ibishoboka byose, ziri gukora ikintu kidasanzwe cyuko M23 ngo itazigera yongera guhirahira ngo isunutsa ngo amazuru muri Plaine de la Ruzizi. Iyi Plaine de la Ruzizi abarundi bayihigiye ku rwego ruri hejuru, baravuga ngo Plaine de la Ruzizi kuva twaragize amahirwe M23 kayivamo, ntago tuzigera twongera tuyirekure habe na gatoya. Ibyo rero bakoze ni iki? Aha makuru ari kumbwira neza ko abarundi bamaze gushinga icyitwa inkuta zidasanzwe, inkuta z'ubwirinzi, yaba bwa tekinoloji, yaba inkuta z'ubwirinzi za kuno abasirikare bagenda bakubaka ibintu by'imifurege, ni imifurege ni miringoti, sinzi ari ibice ariko ni bya bindi baba barwaniramo ibintu by'imifurege ukuntu, ariko bitari indake. Nanone abasirikare rero bakajyamo
bakagenda basimburanwa gutyo ariho muri plene de la Ruzizi. Nibyo bintu bubatse, ndetse kandi nabo noneho ikindi kintu bakoze, bagerageje gufata amarembo ya nyayo atekerezwa yuko ariho bazahitira, barangije nabo bagenda bategamwe ibisasu, ku buryo ki abasirikare bari mu 23 igihe bazaza bari kugenda n'amaguru bazakandagiramo ibisasu bya landmine bikabaturikana. Aho ni muri Poezero. Uvira naho ni kimwe naho, nuko ibigo bya gisirikare cyakora Uvira ho noneho basigaye bafite agahenge, yewe n'abaturage cyakora noneho nashima ingabo z'u Burundi, nta baturage buni Uvira duherutse kumva ngo bibwe, ngo basahuwe, kuko buriya hariya muri Uvira abarundi bagerageje kuba bakirukanamo abazarendo kuko bagira imico mibi cyane kurenza n'abandi bose. Ubu noneho abaturage basa naho bafite agahenge, ariko none nubwo ibyo biri gukorwa ntago bivuze ko 23 yavana y'ijisho, wapi abe na gatoya cyane. Hagati aho nanone reka nkubwire yuko dusimbuka Kinshasa, nkubwire yuko Cyril Ramaphosa yagiranye ibiganiro bikomeye cyane na perezida w'igihugu cyiwe, perezida w'igihugu ngo nanjye w'igihugu cye Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bagiranye ibiganiro bikakaye cyane. Aya makuru ndakurarikira kuza kuyumva kugira ngo umenye byinshi biri byabereye hano muri ibi biganiro, uze kumenya ese nawe niki cyakurikira. Buriya umuntu akora analyse ku giti cyiwe iyo yumvishije amakuru. Rero igisabwa nta kindi, wowe nimba utarakora kuri subscribe yikoreho rwose, kubugeje iki gihe waba uri kunyumva yaba ari byiza cyane. Kora subscribe, ukore na like, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Reka dusubire mu gitondo mu makuru ya saa 12 n'igice, nkugezaho byinshi kuri uru rugamba n'izindi update. Ciao ciao.